Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Abaturage batuye mu kagari ka Gasaka mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo bavuga yuko bahuye n'igihombo gikomeye cyane nyuma yuko bamaze ibihembwe bitatu bahinga ntibasarure kubera udukoko twitwa imikonda nyina twangije imyaka yabo. Abaturage bakaba babangamiwe na tuno dusimba tubarira imyaka kugera magingo aya ngaya ibihembwe bitatu byose bimaze badasarura. Bavuga yuko inzara igiye kuzabica kubera kuhomba cyangwa guhura n'igihombo gikomeye. Gusa basabye Minisitiri w'Ubuhinzi ko yabafasha ndetse akaba yabahereza muri bimwe byakwica tuno dukoko twitwa imikonda nyina. Abaturage basabye inzego zibishinzwe n'ubuyobozi kuba zabafasha kugira ngo inzara itaza kubica cyangwa ikabatsinda mu nzira bitewe n'uko guhinga ntibasarure ari muri bimwe bibabangamira. Reka rero amakuru yacu. Abaturage batuye mu murenge wa Nzaha mu karere ka Rusizi bahangayikishijwe na ruswa abayobozi b'ibanze bakomeje kubaka kugira ngo babubakire cyangwa kugira ngo bateranye umuganda rusange uze ubasanire inzu zabo. Ni mu gihe abaturage badafite ubushobozi bwo gutanga ayo mafaranga mu nzego z'ibanze. Ubu kugezana n'ubu ngubu inzu zabo zikaba zitarasanwa ndetse zikaba zarasenyutse ndetse bakaba barara banyagirwa bajya kwaka ubufasha ku bayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo nibura bateranye umuganda rusange uze wubakire bano baturage. Bano baturage bagaragaza ko nta mafaranga ufite abayobozi ntago bapfa kukumva. Turahera kuri mudugudu tugere kuri mutwarasibo tugere kuri mutekano, aba bose baba bariye ruswa. Abayobozi bagerageje no kujya kurega ku kagari biranga ndetse umuyobozi w'akagari ndavuga gitifu yababwiye yuko ku muganda rusange bazaza kubasanira inzu zabo. Gusa ku muganda rusange bese bajya gusana izindi nzu birangira bo inzu zabo batazisanye ndetse ahangaha ngo hakora ikimenyane kandi hakora n'amafaranga. Bakaba basaba inzego zibishinzwe zo hejuru kuba zaza zikaba zabarenganura kugira ngo inzu zabo bazisane kubera ko kurara hanze imvura ibanyagira ubu ngubu mw'iki gihe ndetse hariho n'imvura nyinshi cyane. Bavuga yuko barara mu byondo bigaragura mu byondo. Ni incamake y'amakuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nzaha. Abaturage batuye mu murenge wa Nzaha mu karere ka Rusizi hari abaturage bavuga ko barembejwe na ruswa iri mu nzego z'ibanze cyane cyane mu bijyanye n'imyubakire, aho umuturage udafite amafaranga atahabwa serivisi nk'iyo afashwa kubera ko nta bushobozi afite. Bavuga yuko bafasha abantu bonyine bafite amafaranga kugira ngo inzu zabo bazibasanire, kandi muri rusange ni umuganda w'ukwezi witwa umuganda rusange niho basana inzu z'abaturage ndetse zimwe na zimwe zagiye zisenyuka ndetse ubundi bakubakira abaturage. Rero bano baturage bavuga yuko ibi ntago bajya babihabwa bitewe n'uko nta mikoro bafite. Barashinja abayobozi b'ibanze kurya ruswa ndetse kuva kuri mudugudu kugera kuri mutwarasibo no kugera kuri mutekano. Bavuga yuko ikibazo cyabo bakigejeje ku muyobozi w'akagari. Umuyobozi w'akagari akacyanzura avuga yuko ku muganda w'ukwezi ukurikiraho bazabubakira. None umwaka uyu ni uwa gatatu iki kirego bakijyanye, ariko kugerana n'ubu ngubu inzu zabo ntago barazubaka ndetse ngo bakaba babangamiwe cyane ndetse bakaba barimo baririra mu myotsi bavuga ko iyi mvura irimo iragwa itaza kubasiga amahoro kubera ko barara bigaragura mu cyondo hamwe n'imiryango yabo kubera babimye ubufasha bwo kubasanira inzu. Bavuga yuko nta bushobozi bafite bwo gusana zino nzu, niyo mpamvu bari gusaba inzego zibishinzwe ko zabafasha zikabatabara hakiri kare ndetse izi nzu zitazabagwaho bakahaburira n'ubuzima. Gitifu w'akagari iki kibazo twakimugejejeho avuga yuko agiye kugikurikirana ndetse atarakizi. Yarazi ko bano baturage bubakiwe ndetse nta kibazo na kimwe afite, ariko gitifu avuze yuko agiye kubihagurukira neza. Gitifu yahise yigerera kuri teri akanya nk'ako guhumbya mu gihe itangazamakuru rya Kidasamura TV Rwanda ryari rihari. Bahavuye babanditse ku rutonde b'abantu bazasanirwa inzu
kuwa gatandatu, ubwo ndavuga ku muganda w'ukwezi rusange. Nguko rero reka amakuru yacu zite tuyerekeza mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Gasaka. Abaturage bo mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Gasaka bahangayikishijwe n'udusimba n'igihombo gikomeye cyane nyuma y'uko bamaze ibihembwe bitatu bahinga ntibasarure kubera udusimba twateye imyaka yabo twitwa imikonda nyina. Utu dusimba rero tukaba twibasira imyaka ikuma ndetse tukayica imitwe tuyiririye mu butaka. Bavuga yuko uyu mwaka bahuye n'ibihombo bikomeye cyane ku buryo na toni 3 bazakura muri hegitari zisaga 58. Bivuga yuko rero ibingibi ni bimwe biri kudindiza iterambere ryabo.